twinjiye mu kiganiro tugiye kugenda tuvuga ibintu byinshi bitandukanye turi ko muri equipe ya Rayon Sport harimo kugenda havugwa ibintu byinshi ngira ngo abenshi batangiye kuvuga bati Rayon Sport igiye kongera gusubira mu bihe nk'ibyo kera yahozemo turi ko Rayon Sport hari igihe kinini gize kuba ifite ubukene ndetse rimwe na rimwe n'inzego za leta zikaza kugenda zinjiramo ahangaha ngira ngo nitubivuga ushobora kuza kugenda utabyumva ariko turagenda tubisesengura akantu ku kandi amadeni aravuza ubuhuha ubuyobozi ntago bwumvikana ndetse hari komite imwe ikora ukwayo na perezida akavuga cyangwa se akavuga yuko nawe adahuza niyo komite tukumwe n'umutumirwa wacu mu kiganiro yitwa Chami nkuko musanzwe mubimenyereye Chami waramutse neza mwaramutse neza amakuru ni meza turashima ikipe yawe irarangiye karabaye kuko abantu batangiye kwitera imijugujugu ku rwego ruhambaye cyane ngira ngo amuhungu nabo bafana ba pera ati inka y'umwami twariye ngira ngo rero biratogaruka ariko ndakeka bizagenda neza buriya abantu babicaye baganira inyuma kari batekereza icyatuma ikipe isubira ku murongo. Perezida Thadee amaje kumena umuceri ndetse ku buryo bukomeye cyane avuga yuko rimwe na rimwe hari n'abakinnyi bajya bagurwa atabizi cyangwa se ku nyungu z'umutoza Lotfin umutoza wamaje kugenda ni byinshi yavuze Amagambo Thadee yatangaje wayakiriye gute nk'undi munyarwanda wese ukunda gukurikira ibijyanye n'umupira w'amaguru muri rusange nahoze nkurikira igitangazamakuru cy'igihugu RBA yego Perezida Rayon Sport Thadee yari yatumiwe bamubaza ku bibazo bitandukanye kuri team news amakuru ya equipe agenda avuga ibintu bitandukanye abantu benshi bamwe twatunguwe none se umutoza Lotfi maginga ngaya haravuga yuko equipe ya Rayon Sport nta mutoza ifite dore yuko umutoza uri kuyitoza bivuga yuko rwose atari ku rwego rwa equipe ndetse abenshi bakavuga bati basi se batugaruriye Rwaka nubwo bwose amaze iminsi mu bagore so ikintu yavuze ku mutoza yavuze ko umutoza muri iyi weekend igiye kuza ego irangiye hari abatoza abanya-Senegal n'abanya-Cote d'Ivoire bagomba kuza mu ikipe ya Rayon Sport kandi ari abatoza bazaza ari uburyo bwo gufasha abakinnyi kongera impano zabo ego bitandukanye n'abatoza b'abazungu twagiye tuzana mu myaka yagiye itambuka ko bo baza bagafatiraho bageze ariko arashaka ko bazazana umutoza ufasha abakinnyi kuzamura urwego rwabo bati kuko yatanze urugero bwa ati twebwe nk'ubuyobozi dukora ibyacu abafana bakagira ibyacu ugasanga itsinzi turayibonye ariko igizwemo uruhare n'abayobozi ariko abakinnyi abacteur aribo bajya mu kibuga bagakina bo nta ruhare barugize rero bavuze ko bagomba kuza mutoza vuba hangaha cyane abantu bakomeje kuvuga yuko Rayon Sport idashyize hamwe idashobora gutera imbere ibyo ngira ngo turabizi Rayon Sport irimo impande ebyiri uruhande rwa Thadee n'uruhande rurimo Prosperi harimo ngira ngo na Muvunyi nawe ngira ngo ashobora kuba afite urwi sinzi wenda niko tubibona twebwe ariko ikintu gihari ngiye mbona nuko tubifata muri iyo context ariko nta ruhande ruhari muri Rayon Sport ahubwo ikintu gihari ni hari icyo bita board yego rwego rw'abantu bayoboye Rayon Sport bahagarariwe na Paul Muvunyi yego hakaza na Rayon Sport Association FC iyobowe na Thadee yego na Prosper na Gacinya rero ikintu cyabaye nawe ushyize mu gace ushobora gutekereza impamvu Thadee atabayumvikana na komite iyo niyo nshaka hanyuma ntiyumvikana ni nayo abantu bashaka rwose kumva rwa board yego abantu bose babaye babi hanyuma Thadee abari usigara none nyine ngaho nyine tubwire nyine ku Thadee buri munsi usanga ari wenyine abandi nabo bari bonye dore yuko ejo hari ibaruwa ikomeye umugabo wita Prosper yanditse aravuga ati nitandukanije yabikuze izuba riva yes kuki buri munsi Thadee akora wenyine kandi tuzi ko hari komite nyobozi hari abandi bafatanyabikorwa ba Rayon Sport nkuko Perezida Rayon Sport tugiye twirefera ku kiganiro yagiye ku gitangazamakuru cy'igihugu yego
ubundi Rayon Sport ikibazo gihari nuko habanje kuzamo ibintu byo kuryaryana kubeshya gushyiramo diplomasi politike nyinshi ariko urebye ikibazo cya Rayon Sport ahantu gishingiye ngenda kibonye nubwo RGB yasabye bare kunga ubumwe bagashyira hamwe bakubaka ekipe yabo ariko mbona ngewe ikibazo cyabaye nuko Perezida Thadee yiyegereje umuntu bita Sadati yiyegereza umuntu bita Jean Fidèle kandi mentalite n'imiyoborere ya Fidèle na Sadati nta bitandukanye bivuga ngo igihe bayoboraga Rayon Sport n'ubundi n'icyagiye Rayon Sport yabaye mu bihe bibi mu buzima bwayo yigize nibyo bihe bibi abakunzi ba Rayon Sport twageze rero yarabiyegereje bamutwara ubwonko bwose donc iyo urebye uburyo Rayon Sport iri kuyoborwa n'ibintu birimo nta hantu bitandukaniye no kwa Sadati nta hantu bitandukaniye na Jean Fidèle bivuga ngo Thadee nta bushobozi afite bwo kuba yayobora wenyine ekipe ya Rayon Sport ntago bikunda ntago waba president ngo ube vice president ngo ube iki bamuhaye na CEO former nunza meya wa karere ka Nyanza Abdallah Murenzi Abdallah rero urebye ibibazo Perezida Thadee afite ni ibibazo biri guterwa n'abantu babiri Jean Fidèle na Sadati bivuga ngo barimo baramukoresha cyane bari abana bashyize ku ruhande akavuga ati ndabafata ibitekerezo byanyu ndabifata nk'iby'abandi ibiganje akaba ari byo biyobora ikipe yagenda neza ku murongo ni nayo mpamvu board na komite nyobozi ya Rayon Sport FC ubona yabiretse yacecetse nta kishaka kuvuga uyu munsi perezida wa association yavuze wenda uyu munsi turaza no kubona nduhagarara urwego rwa board nawe yavuze noneho hari igihe perezida avuga ukuri ukabona ashatse no kurengera hari aho nawe yavuze ko yicuza kuba Muhirwa Prosper yaramubereye vice president ariko birababaje urumva kuko atorwa Thadee ngira ngo ari no mu bantu batahabwaga buri amahirwe cyane ba Thadee ariko ikizere bamugiriye ntago nzi niba wenda abafana ba Rayon Sport kuko nabo barabivuga bati dukumbuye kubona ikipe yacu imeze neza ariko ikipe maginga yangaya amadene abakinnyi barishyuza recruitment imishahara bamaze amezi n'amezi badahembwa umutoza Lotifi n'umwungirije baragiye nawe agiye kurega ese ibi bintu Rayon Sport noneho biraza kurangira gute ibintu biraza kugenda neza buriya baba bafite nk'uko perezida twirefera perezida yatubwiye ko contrat ifite kandi ibyo yakoze bigenwa n'amategeko akubiye muri contrat yagiranye n'umutoza ariko mwamwirukanye wenyine mwamwirukanye umwe icyo navuga nk'uko yabisobanuye perezida ni perezida nk'uko yabisobanuye nge ndemeranya nawe nagakora wenyine agira abantu bamufatanya nako abantu bakorana kuko usibye muri komite nyobozi ya Thadee wiyerekanye yuko atarimo yitandukanyije no kwirukanwa k'umutoza mukuru ni Prosper kandi Prosper bivugwa yuko yagize uruhare 100% rwo kuzana uriya mutoza Loft ntago turi kumva Muvunyi avuga ntago turi kumva Gacinya avuga sanzwe baracecetse nahoze numva igitangazamakuru kimwe mu Rwanda cya SKFM Kazungu na Barika na ba Lorenzo na Sam Karenzi Senior bari kuvuga yuko board ishobora kuba yarasubiye aho baherewe ikipe bakavuga ati ibibazo dufite ni ibi aho kujya mu itangazamakuru nka Perezida Thadee kandi Perezida Thadee hari umunyamakuru nkunda cyane riganirwa jamugira inama avuga ati wazashaka CEO kuko akenshi iyo ugiye mu itangazamakuru kavuga hari ibintu byinshi wangiza ugira ukuri kwishi none se buriya board ntifite ubushobozi cyangwa uburenganzira bwo kuba yahagarika Thadee ntago nigeze nsoma amategeko neza agiye mu muryango wa Rayon Sport mu gihe babona yuko Thadee ari marakora nubwo bose ari perezida ariko perezida agira imirongo ngenderwaho agenderaho ya ekipe nkuko perezida Thadee yabisobanuye nkundira yuko nagize amahirwe yo gusoma amategeko agenga umuryango wa Rayon Sport ariko nkuko abyitangarize yavuze ko board idafite uburenganzira bwo kuba bamweguza kuko banagerageje mu nteko rusange bivuga ngo Thadee afite ubudahangarwa bitewe n'amategeko ubudahangarwa abukurwaho nicyo bita RGB ngira ngo
yes hari amategeko stati agenga umuryango wa Rayon Sport rero urwego rukuru muri board muri RGB bazi ni urwego rwa Rayon Sport. Ako ngira ngo niba ntibeshye ngira ngo na mbere iyi saga yagize kubaho ku bwa Sadati biza kurangira Sadati ngira ngo hajemo n'inzego za leta. Yes n'ubundi inzego za leta ziba zihari kuko urabizi ko politiki itivanga n'umupira ariko behind ziba ziri ku actinga zikora ariko twizeye yuko RGB hari kizakora kandi Rayon Sport ni ikipe y'imbaga nyamwinshi mu Rwanda, ikipe y'abananchi y'abaturage nk'uko bakita ariko twizeye yuko bizakemuka nta mvura idahita. Nimba twarakize saga ya Sadati, nimba twarakize saga ya Jean Fidel, ibi ni ibintu biri toto cyane. Lotifika ari kwishyuza se abakinnyi bakaba bari kwishyuza ndetse na ntuza wagiye nawe Robertinho nawe yavuze ko ubu ngubu barimo ngo kwegeranya ngo dosiye zose kugira ngo Robertinho kwishyuza amushinje ko yapfuye amaso kandi ikipe arimo gutoza imeze neza. Ikipe ya Rayon Sport iremera ko ifitiwe umwenda Robertinho ngira ngo Perezida Thadee 2022 by'amadolari. Ni amafaranga menshi kuri Rayon Sport kandi yavuze ko nibura bizagera mu kwa mbere muri Mercato y'ukwa mbere yishyuwe amafaranga na Lofty bari gutegura nkuko amakontra biteganya ko agomba kubanza guhagarikwa mbere h'ukwezi. Nibyo barimo kandi Thadee yavuze ko abyizeye neza ko contrat ati bindi ni speculation za zuwitwa Habimana Hussein bakunda Bubuni yanamuhaye gasopa amubwira yuko atagomba kongera kwivanga mu bibazo bya Rayon Sport. Hussein yavuze ko afite ingingo zirenga 10 Thadee agomba gutsindisha ibibazo uburyo avuga ngo afite ingingo 10 si manager ariko afite impamvu wa Lofty ni manager kuko ni ushinzwe inyungu ze muri contrat bagirana na Lofty contract aza gutoza Rayon Sport. Bubuni ntabwo Hussein arimo nta urimo nta ari manager wa Lofty ntawe yanditswe usibye kuba Bubuni buri afite babita bacyotera afite amaraso y'Abarabu azi Cyarabu niyo bamufashe kuza intanga ariko muri contract bageranya kwa kuno mukinnyi bivuga ngo ni inshuti mbese se ya Lofty bisanzwe yanditse muri contract nk'umuhagarariye rero ibindi abivuga gutyo ndetse Thadee yanavuze yuko nakomeza kurengera zitabaza inzego bivuga ngo abafana ba Rayon Sport batuze ikipe ntago uko abenshi bamaje kuvuga bati noneho rwose muri shampiyona tayari turaze ku mwanya wa 10 na ikintu nabonye na kuri iki kiganiro ikintu kiri muri Rayon Sport harimo ikintu bita mu nyangire ngenda shaka ibi utabimpaye biragenda gutya ahubwo ni kuriya Perezida yahishuye yuko akimara kugira Lofty umutoza Lofty yamusabye ko Bubuni yaba directeur technique wa Rayon Sport muri ura mwanya Eric Gisa irambona arimo Perezida Thadee amubwira yuko bitakunda iyo rero ni beef afite kuko ni beef bafitanye ikindi cya kabiri najya muri board impamvu Thadee atumvikana n'abari abantu nuko Jean Fidel Sadati bamwiyegereje bamuba hafi kandi akaba yumva ibitekerezo by'abari nibo bamwicaje muri rantebe nuko Chami urakoze cyane ngira ngo abafana ba equipe ya Rayon Sport twababwira ngo umutima cyangwa se batuze umutima. Iyi ngiyi ngira ngo ni ikiganiro twakoze kugira ngo tugire byinshi tuvuga kuri equipe ya Muri ndetse no kugira ngo abafana ba equipe ya Muri bayikunda umunsi ku munsi batavuga ngo byacitse equipe yarangiye Thadee warangije ikipe ngira ngo byose bizagenda neza kandi reka turebe ngo ubiragana hehe nkuko ngira ngo Thadee wagiye abitangaza dore yuko nabo cyangwa se nk'ubuyobozi bwa equipe hari byinshi bugenda butangaza. Ibuka kugenda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Twatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zose zitwa Twatibu TV. Ngiye nitwa N Yusufu, duhure muri comment. Ciao ciao, hasta la vista, hasta la manyanya. Turabakunda, Imana ibarinde.